Muraho neza nshuti muvandimwe, wowe ufashe umwanya kugira ngo ukurikire ibiganiro bya Wireline TV, turagusuhuje cyane aho uri hose, haba hirya no hino, haba mu Rwanda cyangwa se aho waba uherereye hirya no hino mu mpande zose z'isi. Turagushimiye cyane kandi turagusuhuje, amahoro y'Imana nabane nawe. Mu by'ukuri rero twiyemeje kujya tubategurira ibiganiro bibasha kutwubaka muri ubu buzima, bidufasha mu bintu bitandukanye: urukundo, imibereho myiza, intego z'ibintu dushaka kuba twageraho. Kuri uyu munsi rero turaza kugaruka kuri topic y'urukundo. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kirimo ingingo enye z'ibintu ushobora kubona ku mukunzi wawe cyangwa se ku muntu mukundana, bikaba byatuma ufata umwanzuro wo kwemera noneho mu buryo budashidikanywaho wo kubana nawe. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho na Donatien Bimenyimana. Ubundi mu rukundo tuvugamo cyangwa se tubamo mu buzima bwa buri munsi, buri muntu wese agira uko akunda, ariko akanagira na criteria zitandukanye wenda yumva umuntu bazabana yakagombye kuba yujuje, dore ko n'abantu benshi cyane usanga nyine bavuga ni njye nakagombye kuba nabana n'umuntu umeze gutya na gutya, nkurikije uko njye meze gutya na gutya. Ariko mu by'ukuri hari ibintu biba biri by'ingenzi cyane uba ukwiye guha agaciro cyane kuruta ibindi byose, ariko bitewe n'imico umuntu aba yarakuriyemo, uburyo umuntu wateye, uburyo umuntu umubona, hari ibintu biba biri by'ingenzi cyane biba bikwiye kwitabwaho mu kureba kugira ngo ufate umwanzuro wo kwemera ngo uno muntu noneho ndabyemera rwose tuzabana. Ibintu ngiye kugarukaho rero bishingiye ku mico n'imyifatire, kuko ahanini cyane ibyo abantu batabasha gutekerezaho, bakabanza gutekereza ku bijyanye na ekonomi cyangwa se imiryango n'ibiki, ariko buriya imico n'imyifatire y'umuntu ku giti cye nayo ikwiye kwitabwaho. Icya mbere tugiye kureba rero, umuntu uzaba umubonamo kuba ari umuntu ukunda abantu cyane, mbese agira urugwiro ku bantu bose, haba abazi n'abatazi, ukabona ni umuntu ugira urugwiro cyane, yaba ari mu bantu azi cyangwa ari abantu atazi, ariko ukabona mbese abafitiye urukundo, ukabona ni umuntu ubishimiye, ukabona mbese ko asabana, ni umuntu ugira urugwiro cyane, akunda abantu. Mbese mu kinyarwanda cyimbitse, umuntu ukunda abantu, wumva ko yabana n'abantu neza, ubona ko yishimiye kubana n'abandi bantu, atari umuntu urema amakimbirane, atari umuntu bigaragara yuko mbese kubana nawe bigoye, umuntu wishimira abantu, abazi n'abatazi, ukabona arabishimiye, abakira neza, atari wa muntu usanga igihe cyose ahora ari umuntu utanezejwe n'abandi bantu, cyangwa se akaba abana n'abandi bantu mu buryo bwo kuba ari uko aziranye nabo, cyangwa se ari umuntu ubaho mu buryo bwo kwiyererutsa. Umuntu ugira ikintu cyo kubana n'abantu neza, umuntu wubaha abantu, umuntu ukunda abantu, ugira urugwiro. Topic mbese y'iki kiganiro kuri uyu mwanya wa mbere ni umuntu ugira urugwiro, umuntu ukunda abantu cyane, haba abazi n'abatazi, ukabona bafitiye urugwiro. Icyo kintu uzakinote cyane, icyo kintu iyo uzayinote cyane, mbese uzayiteho kuri uwo muntu, icyo kintu uzakinote, kuko icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane mu mibereho y'abantu. We mugiye kubana, niba ari umuntu ugira urugwiro, nawe n'umuryango wawe azajya ahora bafitiye urugwiro. Ntabwo abashyitsi bazajya baza ngo ubone yigiriye iyo hirya muri gahunda ze, ubone mbese abantu bazajya bakunda kugenda mu rugo rwanyu, kuko nyine bazaba bavuga ati runaka rwose ni umuntu ukunda abantu, agira urugwiro, ni umuntu usabana, ni umuntu ugira umutima mwiza. Urugwiro ni kimwe mu bintu bigaragaza umuntu ufite umutima mwiza no kuba yabana n'abandi bantu neza. Tugeze ku kintu cya kabiri rero. Ikintu cya kabiri rero uzabona ku muntu bigatuma ufata umwanzuro cyangwa se ufata icyemezo cyo kwemera kubana nawe, kuko nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ni ikintu cyo kuba umuntu ari umuntu ubabazwa no kubona abandi bantu bababaye, cyangwa se umuntu ubabaye,
ukabona biramuhangayikishije, ukabona nawe biramubabaje, ukabona yuko agize reaction rwose ku kintu abonye ku wundi muntu. Wenda se ni urugero abonye nk'umuntu ufite ubumuga bukabije, cyangwa se ukabona ni umuntu abonye umuntu wahuye n'ikibazo gikomeye cyane, ni inshuti ye cyangwa se nta nubwo anamuzi, ariko ukabona ko rwose ni ikintu nawe kimubabaje, kimukoze ku mutima. Menya yuko uwo muntu afite ubumuntu. Afite ubumuntu, ni ukuvuga ngo nawe ntihagire ikintu kibi kikubaho cyangwa se ikintu gikomeye kibabaje kikubaho, bizamubabaza cyane, akora uko ashoboye kose ngo arebe ko hari ikintu yabikoraho ababarane nawe. Ntabwo azabura kubabarana nawe, kandi abasha no kuba yababazwa n'abandi bantu babona bababajwe, bafite ikintu kibababaje cyangwa se kitari cyiza. N'umubyeyi ati mu rugo hari ikibazo cyabaye, nawe azakigira icye. Ntabwo iwanyu mu rugo umwana azaba yarwaye cyangwa se wowe cyangwa se ikindi kibazo wagize ngo abure guhangayikira, kandi ahangayikishwa n'ibyo abandi bantu abona. Ni ibintu bimuri mu maraso, ni ibintu biri muri natire yiwe. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu abasha kubabazwa n'abandi bantu atazi, bitewe n'uko hari ikintu abonye cyababaho cyangwa se ibyo ababonyeho bibabaje biteye agahinda, ntawe ubwawe uri umudamu we cyangwa se uri umugabo wiwe, ntabwo bizabura kugira gute kumubabaza ngo ababarane nawe cyangwa se agire icyo yabikoraho. Uwo ni umuntu ufite ubumuntu, kandi buriya ubumuntu nicyo kintu kuko kigaragaza umuntu wa nyawe, umuntu ubabarana n'abababaye akishima n'abishimye, cyangwa se umuntu ubona ikintu kitari cyiza ukabona yuko rwose ko nawe kimukoze ku mutima, azaheba afite umutima wo kuba yafasha cyangwa se wo kuba yagira ikintu abikoraho. Icyo ni ikintu nacyo cyo kuba warebaho mu gihe ukibonanye umuntu mukundana. Rwose nacyo ni ikintu cyiza cyane, wakimwubahira, kandi nacyo ni kimwe mu bintu waheraho ufata umwanzuro wo kuba wabana nawe mu buryo busesuye, cyangwa se mu buryo noneho utaba ugishidikanyaho. Icyo ni ikintu cya kabiri mbabwiye rwose abantu benshi batajya batekerezaho, kandi icyo ni ikintu cy'ingenzi. Umuntu niyo yaba akennye, niyo yaba ameze gute, ariko ari umuntu ugira umutima umenetse. Burya na Bibiliya cyangwa se na za Korani, ku bantu bizera Imana, bemera yuko umuntu wese ugira umutima umenetse n'Imana iramureba ikamwishimira. Icyo nacyo ni ikindi kintu uzareba, wasanga umuntu aragifite rwose, icyo kintu nacyo ukakimwubara, ukaba wageraho ufata umwanzuro wo kumwemerera ko mubana. Tugeze ku kintu cya gatatu rero, ikintu njya nkunda kugarukaho cyane ngewe niyo nganira n'abandi bantu mu buzima busanzwe, ikintu gikomeye cyane pe. Niba utarakora subscribe rero wayikora, iki ni cyo gihe, ko tugiye kujya dutegura ibiganiro byinshi cyane bizajya bidufasha muri ubu buzima, bizajya bigira icyo byatumara, byagira icyo bidufasha, byazatugeza muri ubu buzima. Tugiye kugaruka ku kintu rero cya gatatu. Ikintu cya gatatu ni umuntu ugira ikinyabupfura ahantu hose yaba ari ahantu bamuzi, yaba ari ahantu batamuzi, ariko akarangwa n'ikinyabupfura. Buri muntu wese umubonye agahita amusomamo umuntu ukigira ikinyabupfura, atari bya bindi byo kwirerutsa, kuko wenda se uri mu bantu bakuzi cyangwa se uri mu bantu ugeze ahantu agashaka kwijijisha, upana kwiyoberanya. Ahantu hose ugeze, buri muntu wese, yaba akuzi yaba utakuzi, yaba ari uwakubonye wowe utamubonye, yaba ari uwakumvishe mu mivugire cyangwa mu mikorere yawe, agahita agusomamo ikinyabupfura. Uwo muntu ako kantu ntukabona mu muntu mukundana, ako kantu nako uzakandike. Ni akantu keza cyane. Uriya umuntu urangwa n'ikinyabupfura, nta hantu ataba, ahageze hose abantu bahamwakira. Biba bigoye rega no kuba yagira abanzi benshi mu gihe, kuko burya bajya bavuga ngo ururimi rwoshywa n'urundi. Iyo umuntu akwanze akabona we ntacyo bigutwaye, akabona ntacyo bimubwiye, akabona ntacyo bigutwaye, akabona ugakomeza kumwereka yuko rwose nta mutima mubi umufitiye, nawe agera aho akabona yuko ibyo akora bidakwiriye, akaba yakugarukira. Nawe yari umuntu ufite ubumuntu. Akantu k'ikinyabupfura rero ni kamwe mu bintu uzabona ku muntu mukundana. Rwose icyo kintu
uzagifatireho umwanzuro nacyo ni ikintu cyiza cyane, kuko imbere y'ababyeyi bawe cyangwa se inshuti zawe, niba ababyeyi bawe babasuye cyangwa se niba mwe mwabasuye, n'aho bazahura hose niba bavugana haba kuri telefone cyangwa hehe, n'inshuti zawe abo muziranye azarema n'umubano mu bandi bantu, urugo rwanyu ruzagendwa, muzagira inshuti nyinshi ndetse nawe ubwawe azakubaha kuko ari ibintu bizaba bimurimo nyine. Azakubaha, azakubahisha kuko nyine ni umuntu w'imfura, ugira ikinyabupfura, abasha kubaha abantu muri rusange. Akantu k'ikinyabupfura ni kamwe mu bintu byiza cyane ugomba guheraho ufata umwanzuro wo kuba wakwemera kubana n'uwo muntu mukundana. Kuri izi ngingo eshatu tumaze kuganiraho urazumva ute? Jya muri komenti umbwire ati ndumva ibi bintu ari byo cyangwa se ntabwo ari byo, ntabwo turi kwemera cyangwa se rwose ni byo cyane, nanjye njya mbitekereza cyangwa se ndumva njye nta gaciro mbihaye. Gira icyo umbwira kuri izo ngingo eshatu. Tugeze ku cya kane rero ari nacyo cya nyuma. Buriya nacyo ni ikintu gikomeye cyane, ikintu gikomeye cyane rwose. Ku bantu babiri bagiye kubana, umwe yakuriye runaka undi akurira runaka, muhuye mwese mukoze, nta wari uzi undi cyangwa se niba mwari munaziranye, niba mwari musanzwe muziranye kuva mu buto bwanyu, ariko ntabwo mwari muzi ko muzabana, aho mwafatiye umwanzuro wo gutangira kujya mu rukundo. Rero niba murimo kwiyemeza ko mugiye kuzabana, rero iki kintu cya kane ngiye kugarukaho nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Nta kindi rero, ni ikintu cyo kuba ari umuntu ugusangiza ibitekerezo bye. Akaba ari umuntu ugusangiza ibitekerezo bye kugira ngo nawe ugire icyo ubivugaho, umufashe kubifataho umwanzuro se, umugire inama se, akakubwira ati ngewe ariko buriya bimeze gutya na gutya, mu buzima busanzwe ngiye mbayeho gutya, iyo ndi mu rugo mba meze gutya na gutya, cyangwa se ku kazi biba bimeze gutya na gutya, ariko mba numva igihe tuzabana njye mba numva twazagombye kubana gutya na gutya na gutya, wazajya ukora ibi n'ibi nawe nkakora ibi n'ibi, ubundi njye mu buzima busanzwe nkunda ibi n'ibi, arega buriya kera njye nabayeho muri ubu buzima, ni ukuri buriya ntugire ngo buriya njye nkunda ibi n'ibi n'ibi, akakubwira mbese na side y'ubuzima bwe busanzwe, ariko akanakubwira ngo ese ibi bintu nkora ubyumva gute, ibi bintu mvamo ubyumva gute, ese wowe umbona ute, ngira inama se, mfasha, ese ubundi ubyumva gute bigenze gutya na gutya, iki kintu nteganya kuba nakora uracyumvaho gute, ngira inama y'icyo nakora, ese nakosora ibiki, ubona ari ibiki bitagenda, ese wamfashije kuri ibi bintu kumenya icyo nabikoraho, wambereye umujyanama w'ibi bintu uko numva rwose nkwizeye. Umuntu nk'uwo ugusangiza ibitekerezo byiwe rwose ndakubwiza ukuri, no mu rugo rwanyu ntabwo azabura kukumva, kuko n'ubundi nyine biri muri kamere yiwe, ntabwo ntacyo afite cyo kuguhisha, kandi anezezwa n'uko nyine abandi bantu bamubwira ibyamwubaka, yumva yuko nyine ibitekerezo byiwe ku giti cye bitihagije, yumva atihagije, yumva yuko akeneye abandi bantu bo kuba bamufasha mu bitekerezo, kumwungura inama, kandi rwose azumva yuko nawe ubwawe uzumva yuko utekanye, kuko nawe ubwawe burya iyo umuntu akugishije inama ubona yuko akwizeye, ubona yuko hari ukundi kuntu akubona, iyo umuntu yumva ibitekerezo byawe, iyo umuntu akugisha inama ku byo ateganya gukora cyangwa se ibyo yumva yakora, uwo muntu rwose numubonamo icyo kintu cyo kuba gusangiza ibitekerezo, rwose icyo kintu uzakimwubahire ndetse wanageraho wemera kubana nawe. Icyo kintu ni ikintu cyiza cyane rwose, buri muntu wese yashingiraho yemera kubana n'umuntu bazabana akaramata. Ikintu cyo nari nabateguriye rero, ngaho bajya muri comment umbwire ati mbyumvishe gutya na gutya, ibitekerezo byawe nibyo cyangwa se ntabwo ari byo, irangiye ngo ivuga kuri iki n'iki ntabwo nyemera, ingingo ya kanaka ntabwo nyemera, ya kane, ya mbere, ya kangahe se,
mbwire uko ubyumva iki kiganiro mba nateguye, ese ucyumvishe gute, ese wumva ari ibintu ubyumva gute, ese tujye inama umbwire ubutaha uzatuganirize ku kintu kimeze gutya na gutya, uzadutegure kuri topic imeze gutya na gutya, nsangiza ibitekerezo kugira ngo nyine nanjye menye ibyo ndi gukora nimba uko mubyakira. Ariko mu by'ukuri ndagushimiye rwose umwanya wawe wafashe ukumva iki kiganiro, bose support watanze ni inkunga ikomeye cyane, ndagushimiye cyane kandi mbikuye ku mutima. Niyo mpamvu nagusaba no kuba wanakora subscribe niba utari wayikora, kugira ngo buri kiganiro cyose nzajya nshyira aha ngaha ujye uhita ukibona mu ba mbere gatinze, nimara kugikora uzajya uhita ukibona. Ubundi rwose ndabashimiye inkunga mwamaye yo kumva iki kiganiro. Tuzasubira, Imana ibarinde kandi Imana ikomeze kubaha impagarike n'ubugingo, ikomeze kubaha ibyiza byose muyikeneyeho. Tuzasubira naho ubutaha. Ciao ciao.